hanyuma icyo ugiye kuvuga mbere uzafasha diplome ya Engineering Physics agira diplome ya licence muri Statistics applied to economics and management agira diplome ya masters muri Business Administration muri Procurement and Supply Chain Logistics agira certificate muri project evaluation hanyuma nabaye mwarimu imyaka 8 muri segonderi. So hanyuma twihuse ibyo duteganya gukora nabasumva ko ibi byose bagenzi bacu bavuze birasaba amafaranga. Ubwo rero murumva ko mfite task itoroshye gufatanya nabo as finance manager nikaho umwanya nikaho bihuye. Hanyuma rero nihuse icyambere tuzabacungira umutungo neza. Iyo ni intego ya mbere, tuzabacungira umutungo neza ku buryo tugomba kuzawurinda ibyonnyi. Icya kabiri, tuzakoresha neza umutungo. Iyo tuvuga gukoresha neza umutungo hari icyo bita mu Cyongereza ngo ni account cyangwa cash deviation. Ufata amafaranga akazaza kuri akateganyije. Icyo kintu tuzogerageza kwihagararaho ku buryo icya gatatu, tuzagerageza kubakorera icyo bita financial statement. Financial statement ni ukwerekana amafaranga yinjiye n'amafaranga yasohotse, hanyuma tukareka amafaranga asigaye mu bubiko. Icya kane, tuzakora icyo twita financial boosting. Tuvuga financial boosting mu by'ukuri urabizi ko dufite ubushobozi buke ariko dukeneye kubaho. Muri ekonomi hari icyo bavuga ngo scarcity. Scarcity ni ukuvuga ubushobozi tuzahora igihe cyose dufite ibyifuzo birimo. Abanyamurenge banyakubahwa ba leta ya Kenya, abayobozi ba komisiyo y'amatora, komite icyuye igihe, mwaramutse. Uburyo mwumvise dufite umwanya mutoya, ibintu ntitwobivuga byose izo twaje gukora ariko biri ku mutima, ariko muri bike kuvuga ishuri kandi umwanya wa mbere nzashakisha ubumwe bw'umwana wa Kasarani aho bwabuze ukora, ariko sinzabishobora ntari kumwe namwe mwese. Muzamfasha kugira ngo tubitungane nimba mukagize amahirwe yo gutambuka. Kabiri, nzakora ubutabazi, nzaba umuvugizi w'abatabazi bano basize imiryango hano bakajiriye. Nzabashakira ubushobozi nshingiye ku bwanje nyine, nzatanga amafaranga yanjye kuri kiganiro kuko sinshobora kujya kukubwira ngo bafashe njyewe ubwanje ntabafasha. Nzashishikariza abantu gutanga. Igihugu cyarasenyutse gikeneye abantu, nzabashishikariza gutanga. Ibijyanye n'umutekano nzabavuganira uko bishoboka kose. Leta ya Kenya jewe nyikozemo igihe kinini nawe natandukanye imbere. Murakoze cyane umwanya maze amazina yanjye kwandikamo ibagaza Flex n'amazina yanjye nuko umuryango w'abasinzira abasinzira imbere cyane. bambaye Imana nakwirwaneho bongere ubundi umuhanda ugatuwe ufatanye na gakondo abaturage bose. Ndarangije kwivuga, hanyuma rero mfite ibintu byinshi nzakorera umuhana
muri byo reka mvugemo ibintu nka bitatu cyangwa bine kugira ngo natwara umwanya. Ikintu cya mbere nzakora, nzaharanira ubumwe bw'umuryango, nibiba ngombwa nzoba nimero ya mbere. Fire, fire, fire. Gutabara. Hari ikintu cy'icyorezo cyatuje. Ikindi cyongereho, tuzagaragaza ko bawuzana imishinga itandukanye, kandi bimwe muri ibyo ngibyo ejo kandi narabikoze. Hari abo nahuje n'umushinga wa IRC, hari abo nahuje n'umushinga wa Give Direct, hari abo nahuje n'umushinga wa Shofco, hari abo nahuje n'umushinga w'Intatusa ariwo Soldat. Iyo yose tuzabikora. Twakire imbere ya kane mbere datadishimwe Eric. Murakoze cyane kuri mwanya wabaye. Abatatuzi nitwa Byishimo Eric. Tuvuge ko yamuzo nzakoranye muri icyizere kantora. Kenshi kuvuga igihe bitandukanye mu bikorwa, ariko mbijeje ko zokora byinshi kurusha iby'ubuze kuvuga. Ibyo nzakora zita ku bumwe bwacu nk'abanyamurenge, kubera ko umuntu wese iyo ashaka gusenya aza gutandukanya n'umuvandimwe wawe. Tuzogaragaza uburyo bwose twese turi mu rumwe, kubera ko dufite urugamba rumwe twese, kubera ko dufite urugamba rumwe tugomba kurwanira hamwe. Ntabwo dufite urugamba rw'ibitekerezo, ahubwo dufite urugamba nk'uko twebwe twavuze. Niyo mpamvu rero ibitekerezo byawe ushobora kugukiza cyangwa ngo bikureho ubunyamurenge. Rero tuzogaragaza uburyo bwose ubumwe bwacu buharanira. Icya kabiri, kandi shora imbaraga cyane mu butabazi, mu buryo ubwo aribwo bwose, haba gutabara, haba mu buryo bwo gutanga umusanzu, cyangwa se no mu butabazi ubwo aribwo bwose bushobora gukora. Ubwo bwose bishora n'imbaraga kugira ngo abantu batabare, kandi babishyize mu mwete mwinshi. Icya gatatu, yasizwe n'abatabaye. Zogaragaza kumenya aho iherereye, menya ibibazo bafite, kandi ishaka ukuntu dushobora kubikemura bateganyije n'abanyarwanda. Icya kane, zokorana n'abayobozi b'amatorero, zobegera cyane bagisha inama, ariko sinzinjira mu miyoborere y'amatorero. Zokora nk'umuyobozi w'abaturage, ariko ngisha inama abayobozi b'amatorero, ariko sinzinjira mu miyoborere y'amatorero ushaka kumenya uko bakora amatorero. Icya nyuma, nzakora ubuvugizi. Zogaragaza uburyo bwose nshaka amakuru agenewe impunzi kandi yabagezeho ku gihe. Ayo ari yo yose nzoshaka uburyo bwose yabagezeho ku gihe. Murakoze cyane rero, tuzokora dusuzobikora mu muco no mu rukundo, hakabaho abanyarwanda. Nkanje 5,000 nariye yagiye mu mufuka wanjye, aba amafaranga yanyuze mu ntoki. Amadolari ni 10,100 yose ni mu ntoki. Ugasambanira icyizere nzabakorera kugeza imyaka ishize, ibyo uzakorera kugeza ubona asa n'umusaza aho biri bugeze. Ibintu byose sekreteri shefu yavuze twarabikoranye, yagagaragara nk'umusore, ariko nanjye aho bicaye tukaba tubikora tumunya mu myandiko tubigira. Gukora icyo gikorwa, abana ni ngombwa ko barya. Abana ni ngombwa ko barya, waza ugatora ukagenda, ariko hari n'abandi baza gutora nyuma y'abangaba.
ntimusohoke twababwira ngo mutaka kwivanga n'umusohoka hanze n'abandi baba bagenda baza umugomba kandi mukagaruka twebwe ntitwumve rwose hari abantu baba bifuza gufatira abantu barangiza bitora ngo basohoke hanze kuko turacyarimo tugenda twakira n'abandi bahaye bazi n'umwenda yinjira muzihanganire mukorwa ko babitekereje mu rwego rwo gukorwa gutyo mwicare rwose turareko tumukora vuba cyane abari uruhande rwe gusa muhaguruka mu kugenda gutora abakomiseri badufashije hariya muri hano uruzitiro bamaze gukora nta muntu w'isa y'igihomera kandi ureba gutyo mu gihe bahita